habuze abarongozi b'ubwenge abantu barahona muri ubu buryo bwo kugenda. Abantu burya iyo bafise umurongozi w'ubwenge barabibona. Habuze umurongozi w'ubwenge n'ibintu ntibigenda neza, usanga kubwo kubura ubwenge akora ibintu bitari byo, akabinana bikore mu mwanya wabyo. Kubwo kubura ubwenge usanga avuga ibintu bitari bikwiye kuvugwa cyane akabivuga mu gihe kitari bya icyavyo. Uyu mugore mwumvise ubwiye amagambo akomeye, Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva, ni umugore wa Pierre Nkurunziza, ex-perezida w'u Burundi, akaba ari n'umubwiriza butumwa unafite urusengero rwe. Iyi video mubonye niyo umubwiriza butumwa wavuze amagambo akomeye avuga ku bayobozi b'ibicucu batajya bita kubo bayoboye. Abakameramani bagatangira gutunga kamera Evariste Ndayishimiye nawe wari wayitabiriye. Abantu benshi babivuzeho ibintu bitandukanye, gusa utagiye kure n'ubundi wahamya yuko ari we. Uyu munyapolitiki ufite ubutegetsi bumeze nk'ubunyagitugu byatangaje abantu nanone mu minsi yashize, ubwo mu gihugu cye hari imyanya igera kuri 300 y'abadepite, hakiyamamaza abagera ku 300, naho 300 bose bakegukanwa n'ishyaka ayoboye ya CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, ni umwe mu bayobozi bamenyekanye cyane muri Afurika, atari ukubera politiki ihambaye cyangwa se imishinga y'iterambere yahinduye igihugu, ahubwo kubera imvugo ze zidasanzwe, zidateguwe, ziganjemo ibishekeje n'amagambo asubiranamo, yewe n'imyumvire iri mu rujijo. Iyo yageze imbere y'abaturage cyangwa se mu nama, yivugira uko yumva ibintu mu mutwe we, atitaye ku buryo abamwumva babyakira, akavuga nk'umuntu utarize cyangwa se utarahawe amahugurwa ku bijyanye n'imvugo za politiki cyangwa se imbwirwaruhame. Aho yigeze kuvuga ati tuzakira imfashanyo tudakumbuye. Aya ni amagambo ari mu rurimi rw'ikirundi. Ibintu byateye urujijo n'uruhurirane rw'ibitwenge ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko bisa nko kwanga amazi umwe, abandi batese imfashanyo wakira utazishaka zo zizagufasha iki. Mu yandi magambo yasize benshi barebana. Avuga byinshi bishekeje, nkaho yigeze kuvuga ati nigeze kubona umuzungu ku muhanda asabiriza, ndangije njya kumufasha, ndavuga ni mudufotore nanjye njye genda niyembera mvuga ko nafashije umuzungu, njya kubona mbona arirutse. Yavuze byinshi, nkaho yigeze kuvuga yuko idolari ringanya agaciro n'ifaranga ry'u Burundi, ngo kuko yigeze kujya gutumiza avoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanga amadolari ringana n'ubundi umubare wayo niwo mubare w'amarundi n'ubundi voka ikura mu Burundi. Ibintu byagiye bituma benshi bibaza byinshi, bakamwibazaho ibintu byinshi, bakibaza niba yarize koko, kandi mu by'ukuri yasoje kaminuza. Yigeze kuvuga ati u Burundi si agakingirizo ko gukinisha, amagambo akarikiye nk'ayavugwa n'umukuru w'igihugu ka rubanda. Abantu bakibaza koko niba hari imbwirwaruhame cyangwa se ari kinamico. Iyo avuga bayiseka wenyine, akanyuzamo agakoma mu mashyi, rimwe na rimwe akavuga ibinyuranye mu ijambo rimwe, nkaho yavuze ngo abaganga nibakore ariko nibakore nabi, ariko nibananirwa bazaze bamusabe ubufasha, ngo kuko nawe yaje nk'umukozi w'Imana. Ibi byose bitangaza nk'utemera gusuzumwa cyangwa se agira umuntu umuganiriza mbere yuko ajya mu ruhame. Amagambo ye aba yuje ibitwenge, ubwirasi, kwihagararaho no kudasobanura neza icyo ashaka kuvuga, byose bigafatwa n'abaturage nk'urwenya, ariko nawe ntiyabihindura kuko asa n'uwisangije isi wenyine. Umunsi umwe yagize ati ugize isoni zo gukorera u Burundi ntazaheze u Burundi. Amagambo yuje kwivuguruza cyane, ndetse anatuma abaturage batangira kugira ubwoba, aho kumva ibyo bakeneye nka gahunda ya leta, ahubwo bari kumva iteraniro ry'amagambo. Imvugo ye ntigira umurongo, ihora izenguruka nko mu isengesho ry'uwasabye kuyobora amasengesho kandi atabimenyereye, rimwe akavuga nk'uri gusezera umugeni, ubundi akinjira mu mvugo za gipagani ati ndi umukozi w'Imana ariko ntibavuge ko ndi pastori. Aho hose ubuyobozi bwe bukomeza kwibazwaho na benshi, amagambo ye agasakara ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakakomeza kumufata amashusho bayakoramo indirimbo, abandi bakamwandikaho ibisigo bamugereranya n'abavugabutumwa batagira umurongo, ariko we agakomeza kwisanzura yisekera yitwaje ko ari perezida w'igihugu, atitaye ku buziranenge bw'imvugo ye cyangwa se uburyo bisigira isura igihugu cyose ku rwego mpuzamahanga. Ubusanzwe abantu bategereza imbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu nk'isoko y'ubuhanga, igenamigambi n'ubuyobozi bunoze, ariko kuri Evariste Ndayishimiye buri mvugo nshya bimeze nk'uruhinja rw'amagambo rutagira se naho ruvuga. Ari nayo mpamvu abantu benshi bamufata nk'umuyobozi uvuga ibitavugwa, uhesha ubutegetsi isura isa nk'iyikinamico aho kuba urwego rw'imiyoborere. Ese ubundi Evariste Ndayishimiye waje kugarukwaho n'uyu mugore w'umubwiriza butumwa avuga byinshi,
gusa nanone abakameramani bakamutunga kamera bigaragaza yuko bari bamenye uwo ari kuvuga, abandi bakaryana inzara mu bari bitabiriye icyo giterane. Yavuze amagambo akomeye cyane. Reka nkubwire byinshi ku mateka ye utigeze umenya. Yarasanzwe ari mu basirikare bakuru bahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa FDD, bivugwa ko bari bafite uruhare runini mu butegetsi bw'igihugu. Yavukiye muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Yari umunyeshuri muri kaminuza y'amategeko y'u Burundi. Ubwo intambara y'imbere mu gihugu yatangiraga mu mwaka w'1993 inyuma y'ihirikwa ku butegetsi rya Perezida Melchior Ndadaye, kimwe n'uwo yasimbuye ku butegetsi Bwana Nkurunziza Pierre. Ndayishimiye yarokotse ubwicanyi bwarimo bukorerwa abanyeshuri b'abahutu ku ishuri rya kaminuza y'u Burundi mu Bujumbura. Arahunga ajya mu mutwe wa FDD wari umaze gushingwa ngo urwanye leta yari icyo gihe. Evariste Ndayishimiye nk'intumwa y'inyeshyamba za FDD haje kujya mu biganiro by'amahoro na leta. Yari kuriwe na Pierre Buyoya. Bitangira Hussein Rajab niwe wari uyoboye uruhande rwa FDD mu biganiro, nyuma za gusimburwa na Pierre Nkurunziza wakoranaga bya hafi na Evariste Ndayishimiye. Ibi biganiro byageze ku kumvikana mu mwaka wa 2000, maze umutwe wa FDD muri 2003 ushyira intwaro hasi, uhinduka ishyaka rya politique CNDD-FDD, nawe winjira muri leta gutyo. Mu gusangira ubutegetsi, Evariste Ndayishimiye waje kuba General Major yagiye kuba icyegera cy'umukuru w'ibiro bya gisirikare, naho Nkurunziza aba minisitiri w'intebe. Kuva muri 2006 Ndayishimiye nawe yabaye minisitiri w'intebe, nyuma agirwa umujyanama mu bya gisirikare wa mugenzi we Nkurunziza wari umaze kujya ku butegetsi. Nyuma yo kurangira kw'intambara no kwinjira muri leta, niho Bwana Ndayishimiye yasozaga amashuri ye mu by'amategeko mu ishuri rya kaminuza ryigenga ry'i Bujumbura. Kuva muri 2016 kandi yagizwe umujyanama mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi rya CNDD-FDD kugeza mu kwa mbere muri 2020, ubwo iri shyaka ryamutoranyaga azaserukira mu matora. Bwana Ndayishimiye kandi uzwi ku gatazirano ka Neva, bishoboka yuko kava ku mpine z'amazina ye Evariste ariyo Eva na Ndayishimiye ariyo na, byose bikabyara Neva. Ubu afite abana 6. Azwi cyane nk'umugatolika ukomeye cyane, ndetse kandi agakurikira ingendo y'uwo yasimbuye kuvuga cyane Imana muri politike ye, naho yagaragaye kenshi avuga aho yavugaga yuko azatera u Rwanda, rimwe na rimwe akavuga yuko abakerensa ingabo ze hari abatazizi, kandi abatazizi hari abadasenga ngo bumve icyo Imana ibabwira. Yavugaga u Rwanda. Bwana Ndayishimiye watangiye kuyobora afite imyaka 52, yatangiye gutwara igihugu gifite ibibazo by'ubukungu kandi kidafite umubano mwiza n'abagira neza cyangwa se abatanga imfashanyo. Uwo yasimbuye ku butegetsi bwe yahonyoraga uburenganzira bw'ikirema muntu, agatoteza abatavuga rumwe nawe, ibinyamakuru byigenga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Yaragiye kuyobora igihugu kigomba guhangana na coronavirus yari yugarije isi yose, kandi yagombaga gushyiraho leta iyobowe na minisitiri w'intebe nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga. Amateka y'uyu mugabo n'aya ngaya reka dutegereze tureba ahubwo ese uriya muvugabutumwa ibyo birarangira bite, ntari bukurikiranwe n'inkiko. Reka dutega amaso. Reka mbashimire mwese ahubwo tubanye muri video. Nibagiwe gukanda subscribe ndetse rekagera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Narukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogura umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyira amatwi umva byose nyinyesha usanga hose ndigo bidawushadinga jitanyeganyega ndubuganura amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Umunyangeso nk'inyange n'umunyamitima w'ingabo za Kirima. Intore itarambirwa, indangamirwa itarondoka ndetse okitagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngeri Plava, Plava TV. Joro muri video itaha.